ihame ry'umunsi. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku bugingo bwawe, ku buzima bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Ihame ry'umunsi: uzi icyo ashaka nafata icyo abonye. Ufata icyo abonye n'utazi icyo ashaka. Wemera gutsindwa n'utazi icyo arwanira. Itangiriro 3:27. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkurekura utamaye umugisha. Aramusubiza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. 29. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Israheli, uko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Uyu mugabo ni Yakobo, yarazi icyo ashaka. Ibihe yari arimo byari bimaze igihe kinini cyane. Hari igihe yakoze kinini cyane atazi icyo ashaka, ariganya. Aza gusanga ko umugisha w'uburiganya ugira aho urangirira. Arangije afata umwanya wo gukosora amakosa yose yakoze, afata ibyo yari afite byose abyambutsa icyambu cya Yaboki. Aravuga ngo none ngiye gushaka mu maso h'Imana. Umuntu uzi icyo ashaka, Imana ikamuyobora inzira. Haleluya. Yatsindiye Rasheli, bamuha Leya. Aravuga ngo hoya ndashaka Rasheli, sishaka Leya. Bamutegeka kongera gukora indi myaka 7. Aravuga ngo ndayikora kuko nzi icyo shaka. Reka unyemerere soze nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame.